Yesu nashimwe. Nongeye kubasuhuza abantu bakurikira ibiganiro n'inyigisho zinyura kuri channel ya Hirwa TV. Imana igumye kubaha umugisha cyane kuko hanyuraho ibintu byiza kandi bifasha abantu mu buryo butandukanye. Rero ubasuhuza n'ubundi ni abantu bakize Gabriel, bakunda kwita Jibril, abantu benshi nibyo bakunze kuba banziho. Nsengera kuri Methodiste Kicukiro, abandi umuvugabutumwa y'Imana ibishatse ikankoresha, umuvugabutumwa. Rero reka mbere yuko twinjira mu cyigisho cy'uyu munsi tubanze dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye urukundo rwawe ruhambaye watanze kugira ngo tube turi abana bawe, tuba dufite indangagaciro z'ubwami bw'Imana. Tugushimiye ko ari wowe wenyine ushobora byose kandi ukora byose, ugena byose mu bihe byose, mu minsi yose yo kubaho kw'ibibaho byose. Turagushimiye rero mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo watanze ku musaraba, kuko niwe wamutanze ku bushake. Rero uyu mwanya tugiye kuvuga ijambo ryawe, turagira ngo abarikurikiye nange urivuga uduhe umugisha kandi udushoboze kugira ngo umwami rigire icyo ritumarira. Musengeye buri muntu wese rero kugira ngo agubwe neza muri Kristo Yesu. Uwamufasha mukomeze, utaramufata mumenye, uwamumenya mugumane, kandi uru rugendo dushoboze mu izina rya Yesu kugira ngo tuzagere iwawe amahoro. Ndagushimiye kubw'izina ryawe ryiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nongeye kubaramutsa. Imana ikomeze kubaho umugisha abo dufatanyije urugendo rugana mu bwami bwo mu ijuru, abo duhuje kwizera n'abandi bafite uwo mutima wo kubitekerezaho. Rero ko ngira ikintu ntangira, ndagira ngo babwire yuko twebwe tubaho mu bushake bw'Imana. Ibibaho byose burya biba mu bushake bw'Imana, ariko hari ibintu Imana yubatse kandi yakoze bigaragara, nko kuba yaradufashe twebwe abantu bapfa bashiraho ikatugira abantu. Ni ibintu bikomeye, Imana ishimwe cyane. Rero uyu munsi tugiye kwiga icyigisho gikomeye kandi kirimo amagambo akomeye. Abantu benshi rimwe na rimwe bakunda kubivugaho mu buryo butandukanye, usanga bababyigisha uku, ababivuga uku, ababibwiriza uku, ariko ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Ni umwuka wera ushoboza kugira ngo ibi bintu bivuga. Tugiye kureba ijambo rikomeye cyane. Yesu yigeze kuvuga ko ubwami bw'Imana bugibwamo n'abafite imbaraga. Icyigisho, umutwe w'iki cyigisho, amagambo tugiye kuvuganaho aravuga ngo se ubwami bw'Imana bugishwamo imbaraga. Haleluya. Mbere ko dutangira rero dusome ijambo ry'Imana, turabanza dusome muri Mariko ibice 9 umurongo w'9. Muri Mariko, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice 9 umurongo w'9, haravuga ngo bakimanuka umusozi arabihanangiriza ngo batagira uwo babwira ibyo babonye keretse umwana w'umuntu amaze kuzuka. Bazigama iryo jambo bagenda babazanya bati, mbese kuzuka ni iki? Baramubaza bati, ni iki gituma abanditsi bavuga bati Eliya akwiriye kubanza kuza? Arabasubiza ati, ni koko Eliya niwe ukwiriye kubanza kuza ngo atunganye byose, akababazwa cyane kandi agashinyagurirwa nk'uko byanditswe ku mwana w'umuntu nawe. Ariko ndababwira yuko Eliya yamaze kuza kandi bamugize uko bashaka nk'uko byanditswe kuri we. Reka duhindure gatoya tugaruke hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cyaho cya 11 umurongo wa 11. Haravuze ngo, ariko umutwe w'amagambo kuri hano muri Matayo haravuga ngo Yohana umubatiza atuma kuri Yesu. Noneho 11 hakavuga ngo, ndababwira ukuri yuko mu babyawe n'abagore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana umubatiza, ariko umuto mu bwami bwo mu ijuru aramuruta. Uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, imparane zibugishamo imbaraga, kuko abahanuzi bose n'amategeko byahanuye kugeza igihe cya Yohana. Kandi niba mushaka kubyemera, niwe Eliya wahanuwe ko azaza. Ufite amatwi yumva niyumve. Haleluya. Yesu ashimwe.
iri jambo dusomye ni ijambo rikomeye cyane, ijambo rihambaye, ijambo ririmo amagambo akarishya, amagambo manini cyane. Iki cyigisho ngiye kukivuga numva ari icyigisho gikomeye cyane. Icya mbere, iki cyigisho kiravuga ku bagabo babiri b'inkorokoro cyangwa se b'intwarane barenze. Kiravuga Kristo kikavuga na Yohana. Reka dutangire gutya. Imana izi ubwenge, ariko ubwayo ni n'ubwenge. Imana, kuna abantu bavuga ngo bafite filozofi mu isi, Imana ifite ibirenze filozofi. Kuna abantu bavuga ngo bafite imitekerereze yo ku rwego rwo hejuru, Imana irenze ibyo bintu, kuko Imana ikora ibintu yatekereje neza, ikabyigaho neza, ikabyigana ubushishozi. Ariyo mpamvu Imana ni Imana nyine, birenze kuba twagira uko tubivuga. Yesu nashimwe cyane. Bibiliya igaragaza yuko abe Yohana, abe Kristo, buri umwe kuri buri ruhande yavugaga umwe kandi akamusobanura mu rwego rwo hejuru. Duhere nkaho Yohana yavuze kuri Kristo. Yigeze kuvuga ijambo rikomeye, aravuga ngo jyewe ubwanjye nje mu isi kugira ngo mbatize abantu, mbabatirisha amazi, ariko inyuma yanjye hari undi uzaza. Uwo nguwo uzaza simfite n'ububasha n'ubushobozi na buke bwo gufungura n'udushumi two ku nkweto ze. Haleluya. Bivuze ngo Yohana yazi Yesu avuga uwo ari we. Ndagira ngo nkureho urujijo, ndagira ngo nsobanurire abantu bajya bavuga ibintu batarabimenyaho ukuntu bakabivuga uko bitari. Ndagira ngo ibyo bintu bihinduke, babimenye. Yohana yarazi Yesu. Ni iyihe mpamvu Yesu na Yohana bari baziranye? Twagiye. Icya mbere, Kristo yaje mu isi atari impanuka. Ni umugambi w'Imana wa kera, wagambiriwe kera cyane, ko Imana izagirira abantu impuhwe, ikabagirira imbabazi, ikabakiza, ikabakirisha amaraso y'umwana wayo, ari we Yesu Kristo. Ibyo bintu ni ibintu yakoze idahubutse, yabyiganye ubushishozi. Ubwo bushishozi yabyiganye ni ubushishozi burimo bya bindi birenze ubwenge bwacu, birenze filozofi zacu, kuko birenze uko twabivuga. Niki kirimo hano cy'ubwenge? Uyu mugambi wo gucungura umwana w'umuntu ni umugambi watangiye kuva igihe Adamu yacumuraga na Eva muri Edeni. Ibyo ni amakuru maremare abantu benshi barabizi. Hanyuma Adamu atangiza ibintu bikomeye byo kwinjiza urupfu n'icyaha mu bantu. Imana ihita ipanga umupangu munini cyane wagutse wo kugira ngo Imana izavuguruze ibyo Adamu yubatse, ibivugururize muri Kristo Yesu. Ariyo mpamvu iyo dusomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cy'8, haravuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryatubateyeho itegeko ry'icyaha n'urupfu. Iryo jambo ni ijambo riremereye. Ni ukuvuga ngo Kristo ari hano yaje kugira ngo avuguruze itegeko ry'icyaha n'urupfu. Ese ubundi itegeko ry'icyaha n'urupfu ryinjijwe nande? Ryazanywe na Adamu. Adamu wa mbere, Bibiliya igaragaza ko habayeho Adamu babiri. Mu Baroma n'ubundi havugwamo ko habayeho Adamu wa mbere watangije icyaha n'urupfu, haza Adamu wa kabiri atangiza ubugingo. Uru rugendo rw'ubugingo ntabwo ari akazi kari koroshye. Imana ni ibintu yakoze, yabikoreye umupangu wuzuye kandi uri mu buhanga. Icya mbere, kubera yuko nta muntu n'umwe wari ufite gusimbukira itegeko ry'icyaha n'urupfu. Reka reka mbabwire, Imana ntabwo ijya yivuguruza. Iyo Imana iri gukora ikintu, iyo yavuze ikintu iragikora. Niyo yaba yibeshye wese ko itajya yibeshya, yahita igikora, kuko yavuze iba yabivuze. Hanyuma yari yaravuze yuko itegeko ry'icyaha n'urupfu nibakora icyaha rizinjira. Hanyuma Adamu abaraze inyoko muntu icyaha n'urupfu. Bivuze ngo Imana yateguye umupango wo kugira ngo ikiza abantu, ariko ibyiga neza, ibyiganye ubushishozi. Hano rero twasomye muri Mariko ibice 9:9. Reka bariho dutangirira. Havuze ngo bakimanuka umusozi
bagenda babazanya, bamwe babaza abandi ati se bundi kuzuka ni iki, abandi nabo bakabazanya ntese ni ukubera iki abanditsi bagumya bavuga yuko hagomba kubanza kuza Yohana, kubanza kuza Eliya, noneho akaba ari ubanza kuza. Ngo Yesu arabumva, Yesu arababwira ngo nibyo koko hagomba kubanza kuza Eliya, akababazwa, agakorerwa ibyo yakorewe byose, kugira ngo nibyo nawe bamukoreye bazabikorere no ku mwana w'umuntu. Umwana w'umuntu wavugwaho ni Yesu wivugaga. Haleluya. Ese ibi bintu bimeze biti? Ndagira ngo bantu muba mukurikiye channel ya Hirwa 4 TV mumenye ko mwagize umugisha, kuko hari ibintu bishobora kunyuraho ukabyumva utarabyumvishije ahandi. Icyambere ni nk'iki ngiki: Yohana umubatiza ubundi yarinde. Yohana umubatiza, iyo dusomye hariya mu butumwa bw'isuko bwanditswe na Matayo igice cya 11 umurongo wa 11, aho Yesu amuvuga, Yesu yaravuze ngo, ni Yesu bivuga si jewe, yaravuze ngo mubabyawe n'abagore. Nta muntu wigeze kuruta Yohana umubatiza. Mubabyawe n'abagore, ubwo nyine nawe ibaze systeme yo kubyara iba nta uruta Yohana umubatiza. Ubwo nuvuga ngo kuvisi yabaho kugeza uyu munsi, usibye Adamu utarabyawe, abandi bose babyawe n'abagore. Nta muntu uta Yohana umubatiza. Ese ni ukubera iki Yohana? Haleluya. Hari ibintu ngeraho nkumva bisa nk'ibi ni binini cyane, birimo biransunika. Ese kubera iki Yesu avuga ko Yohana umubatiza ruta abantu bose babyawe n'abagore? Ni ukubera iki? Ariko kongera akajambo kavuga ngo umuto mu bwami bwo mu ijuru aruta Yohana. Kandi aravuga ngo niba mushaka no kubyemera niwe Eliya. Ariko avuga ijambo rikomeye: ubwami bwo mu ijuru kuva ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru batwaranirwa. Aha hantu harimo filozofi iteye ubwoba. Icyambere, ese Yohana kuki ari we bitangiriraho kugira ngo abantu babone ubugingo? Ese kuki kuri Yohana ariho hatangira urugendo rujya mu ijuru? Ese kuki Yohana ubwe uwageze mu ijuru abamuruse? Ahantu hari mu bwenge. Ngira ngo ngiye ntabwo ndi kubabwiriza, ndagira ngo twige iki cyigisho neza twitonze tudahubutse. Icyambere mugomba kumenya ni iki: Yohana umubatiza uvugwa aha nka Yohana ntabwo ari Yohana, uyu ni Eliya. Ese Eliya wa kera ubundi yari muntu ki? Turajya mu bitabo by'abami, tujye mu bitabo bya kera by'amateka. Eliya bavuga yuko ari we muhanuzi wabayeho wakoze amateka akomeye, ari mu bantu bagiye mu ijuru badapfuye. Ese impamvu yamujyanye mu ijuru adapfuye ni iyihe? Niyo mpamvu tugomba kubyakira tukabanza tukabyumva. Apana bimwe abantu bajya hariya kubera yuko ahagaze imbere y'abantu kugira ngo audience ibone ko hari ibyo yakoze. Ntabwo twe turi mu marushanwa, turi kwiga ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana ni ukuvuga iki? Yohana uyu nguyu uvugwa nka Yohana ntabwo ari Yohana. Eliya wa kera yagiye mu ijuru adapfuye. Ese ni iki cyatumye Imana ijyana Eliya muri serwakira adapfuye? Mwumva ikintu Imana yashakaga. Imana yashakaga yuko Eliya atanyura mu nzira y'urupfu, ngo ahanwe n'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Ririya tegeko twasanze mu Baroma 8. Ntabwo Yohana cyangwa uyu witwe Yohana kandi ari Eliya yigeze ahura n'itegeko ry'icyaha n'urupfu. Nta hantu aziranye n'urupfu. Urupfu yarumenye kuri roturu ya kabiri. Imana yamujyanye kugira ngo mu mupangu wayo azaze atarafashwe n'urupfu. Haleluya, haleluya. Nuvuga ngo mu mupangu w'Imana harimo ko hari umuntu uzabaho ntajye gupfa kugira ngo azabanze aze avuga ibya Kristo, narangiza kubivuga ako kaza karangije urupfu rumubone. Niho ndababwira ikintu gikomeye. Uyu Yohana abantu benshi bavuga ngo ni Yohana, ariko ubundi ni Eliya Imana yimanye kugira ngo atanyura mu nzira yo gupfa, hanyuma imuyishiriraho kugira ngo we azagaruke muri roturu afite ishusho yo kugira ngo aze guhamya Kristo. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo mubabyaye n'abagore nta muntu uruta Yohana umubatiza, kuko nta wundi muntu wigeze ubaho wakoze ibintu ngo agende yongera agaruke.
kandi Yesu aravuga ngo namushaka no kubyemera niwe Eliya abahanuzi be baravuze ko azagaruka. Nujya no muri Maraki ivuga ngo ku munsi w'Uwiteka izoherezaho umuhanuzi ni Eliya ubuvugwa. Yesu nashimye cyane. Bivuze iki rero? Biravuga ngo Yohana uyu nguyu mubatiza, Bibiliya iravuga ngo uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ubwami bwo mu ijuru buratwarane kandi intwarane zibugesha mu imbaraga. Umutwe w'amagambo turiho uravuga ngo kujya mu ijuru bisaba imbaraga, cyangwa se kujya mu ijuru ni iby'abanyembaraga. Ese kubera iki ijambo ry'Imana riri kuvuga ngo guhera ku gihe cya Yohana umubatiza niho urugendo rwo kujya mu ijuru rutangirira? Reka nsobanure iki kintu. Yesu yari ari ahantu ari nijoro yicaye ari kuganiriza abantu ijambo, hanyuma haza umugabo witwaga Nikodemo. Nikodemo ngo azarwihishwa ngo aramubaza ati njyewe nemera ibyo uvuga, ariko ndagira ngo umbwire kugira ngo umuntu ajye mu bwami bw'Imana azaraga ubugingo buhoraho yakora iki? We Yesu aramubwira ngo umuntu agomba kuvuka bwa kabiri. Ngo Nikodemo aramubwira ati se umuntu yasubira mu nda ya nyina akongera akavuka? We Yesu aramubwira ngo utabyawe n'amazi ntabyabwe n'umuriro ngo nta bwami bw'Imana azabona. Reka mbabwire impamvu. Ubundi hari inkingi ebyiri zikomeye ziri ku birindiro cyangwa se ziri ku irembo ryinjira nko mu ijuru, ko navuga tukiri hano ku isi. Nuko ngo inkingi imwe ni Kristo, indi nkingi ni Yohana. Ese kubera iki izi nkingi mvuga ngo ni inkingi ebyiri? Inkingi ya mbere ni Yohana ubatirisha amazi. Inkingi ya kabiri ni Kristo iri n'iburyo ibatirisha umwuka wera, umuriro. Yesu abatirisha umuriro. Bango ntushobora kugera ku nkingi ya mbere ya kabiri utanyuze ku ya mbere. Ntushobora kujya kubatizwa mu mwuka utarabatijwe mu mazi. Ntibishoboka. Ibyo bintu byo ntibyashoboka. Niyo mpamvu Yohana ni umugabo udasanzwe cyane kuko yashyizweho nk'umwe uzatangiza urugendo rujyana mu ijuru. Bivuga ngo guhera ku gihe cya Yohana umubatiza rero ubwami bwo mu ijuru buratwaranira. Ese mbere ya Yohana ntabwo abantu bajyaga mu ijuru? Ibyo nabyo reka tubirebe. Bigaragaza yuko ngo Yesu, twasomye muri Matayo ngo Yohana atuma kuri Yesu ngo aramubwira ati ese ni wowe wa wundi cyangwa dutegereze undi? Ngo Yesu yumvishije ikibazo Yohana mubashije asubiza abari baje intumwa za Yohana, azibwira ati mugende mumubwire ibyo mubonye n'ibyo mwumvishe, mumubwire ko impumyi ziri guhumuka, ibipfa amatwi biri kumva, abashonje abakene bari kwemera ubutumwa bwiza. Ngo Yohana kimara kumva ibyo bintu nta kindi yarengejeho. Reka mbabwira akantu k'ubwenge karimo hano. Abantu benshi bakunda kuvugira ijambo bakavuga ngo Yohana yatewe umubabaro na gereza n'ibibazo yari arimo, ngo tuma kuri Yesu ngo azamukize, ngo azamufashe. Reka. Ntabwo aricyo cyatumye Yohana atuma kuri Yesu. Yohana yashakaga kumenya iki? Yohana yashaka kumenya ko neza Yesu umurimo wamuzanye, uwo Yesaya yamuvuzeho, uwo abahanuzi bamuvuzeho ko Yesu ari kuwukora. Yohana amaze kumva ibyo ahita amenya yuko igihe cye cyo kurangiza urugendo cyo kwisi kirangiye. Reka mbabwire, ubundi Yohana yari afite iyihe misiyo? Yohana yari afite misiyo ebyiri. Iya mbere yari ayifite ku bazima, iya kabiri yari ayifite ku bapfuye bizeye. Haleluya. Iya mbere yari ayifite ku bazima, niho yabwiye abantu ngo muharure inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Arababwira ngo yemwe bana. Nuvuga ngo Yohana yaje kugira ngo ace inzira Yesu azanyuramo. Ariko maze kubona yuko yahamije, yaje ashaka kumenya amasha ya kinyoma yuko uwo murimo yamuvuzeho, w'abahanuzi bamuvuzeho ko azakora yawutangiye. Yesu nawe ntabwo yarinjije. Mwibuke ko Yesu yari Imana. Haleluya. Amenya ikibazo Yohana yamubajije, aramusubiza ati mugende mumubwire ibyo mubona. Ese mutekereza yuko Yesu yaba yarasubije Yohana yirengagije umubabaro we? Ese twavuga yuko Yesu ntacyo yari afite kumarira Yohana? Abantu muvuga amagambo mukavuga yuko Yohana yari ari mu mubabaro ngo aricyo cyatumye gutuma kuri Yesu. Mutekereze rimwe na kabiri. Icyambere mutekereze, ese Yesu nuko yirengagije Yohana? Kandi mwibuke yuko ababyeyi babo igihe bahuraga babatwite
bamenyanye. Ese ntabwo mwibuka yuko Yohana abatiza Yesu yamumenyeye mu mazi? Ntabwo mubyibuka? Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo Yohana na Yesu bari baziranye, ahubwo Yohana kumubaza ko ari kugira ngo amenye yuko misiyo ye yayishoje, kuko niwe ari boss we. Haleluya! Noneho ngo kugira ngo abone uruhushya rumuha kujya kubwira noneho abapfuye bizeye yuko uwo bahamije akiriho, yaje n'akazi ari kugakora, ngo Yesu aramubwira ngo mumubwire ibyo mubonye. Ese niki cyatumye Yohana abaza Yesu ko ari kugira ngo amuhe uruhushya rwo kugenda? Kubera ko uhamije yari yaje, kandi ntabwo yaguma umurimo we warurangiye. Uwo yavugaga yari yamaze kujya mu kazi. Amabwire hano abantu benshi bakunda kutahamenya. Yesu na Yohana bari baziranye, kubera ko no mu ijuru ubwabo bari bahasanzwe baziranye ko bazaza mu isi kuri gahunda yo gucungura umuntu. Kandi Satani nawe yagombaga kutamenya gahunda y'Imana neza uko iri gukorwa, kugira ngo atitambika muri ibyo bintu akabidobya. Mwumva ikintu gikomeye. Muribuka yuko umusaza witwa Zakariya yarabwiwe yuko azapfa abonye umwana uzacungura abantu. Isezerano risohoye ngo bagiye i Yerusalemu, ngo ahura na Mariya atwaye uruhinja. Wa musaza Zakariya ararumenya. Haleluya, haleluya, haleluya. Warumenye ngo abwira Mariya ati mpereza uwo mwana muterure. Ngo aramuterura. Ngo amaze kumuterura avuga ijambo rikomeye ngo noneho Uwiteka we urasezerera umugaragu wa amahoro. Muzi cyatumye uyu musaza avuga iri jambo rikomeye? Ese mwigeze mubona umuntu ubona umucunguzi akasaba gupfa? Ntabwo kwari ugupfa. Tugeze kuri iri jambo ryitwa urupfu. Ubundi urupfu rubamwe ibice bibiri. Icyambere hari urwemezwa n'abaganga, cyangwa se tubona abantu bose bapfa tukavuga ngo baramushyinguye arapfuye birarangiye. Ese ubundi gupfa ni iki? Gupfa ni igihe habayeho gutandukana k'umuntu utakiriho n'abazima. Nicyo bita urupfu, separation, gutandukana. Noneho gupfa byiteka byo ni iki? Gupfa byiteka ni uko haba habayeho gutandukana k'umuntu n'Imana. Ni ukuvuga ngo umuntu iyo apfuye urupfu rw'iteka haba habayeho separation y'umuntu n'Imana. Haleluya! Uyu muntu upfa agatandukanywa n'Imana ni rwo rupfu rw'iteka. Urwo ni rwo Yesu yanze ko ruzaba ku bantu. Reka mbabwire, abapfuye bizeye bose batari barabonye Kristo Yesu, bari barapfuye urupfu rw'umubiri, ariko ntibari barapfuye urupfu rw'iteka. Ni nayo mpamvu Yesu ashimwe, ni nayo mpamvu Imana yateguye umugambi wo kurokora abantu bose, yaba bapfuye bizeye, yaba bazaba bakiriho bizeye. Niki cyabaye? Yohana yagombaga kumanuka. Mwibuke neza ko Yesu yavuze ngo ntabwo ushobora kwinjira mu rugo rw'umunyababoko utabanje kumuboha. Ese niki yagombaga kumwambura cyatumaga agomba kubanza kuboha Satani? Icyambere zari imfungwa Satani yari afite, kubera yuko icyaha cyari cyarabateye kutabona Imana no kutabona aho bagomba kubona bari, kuko nta mucunguzi bari barigeze bagira. Ndagira ngo mvuge iki kintu ku musaraba. Ubundi habereye ikintu gikomeye. Habereye iki? Habereye ronci y'ubugingo. Ubugingo ubwo Yesu yari ku musaraba nibwo yaronshinze ubugingo. Aburonshinga kugira ngo abapfuye n'abakiriho n'abazabaho bazahabwe ku bugingo buhoraho niba bizera Imana. Niki cyabaye rero? Nuvuga ko mu kuza kwa Yohana yagombaga kuza akajya kubwira n'abapfuye bizeye yuko wa mucunguzi uwe abahanuzi bavuze, uwo abantu bemeje. Reka mbabwire, mwaye muzi ko Yesaya yahanuye Yesu nk'umureba uwo munsi, kandi hagashira imyaka 100 Yesu ataraza, Yesaya agapfa kizeye yuko umucunguzi w'abantu ariho. Haleluya! Na Dawidi yigeze kuvuga iryo jambo, aravuga ngo niyo namanuke kuzimu nzi yuko umwami wanjye ariho. Reka mbabwire, iyo Yesu atajya ku musaraba
nta bugingo buba bwaramenetse. Kugira ngo ubugingo buboneke nuko Yesu yagombaga kujya ku musaraba. Ageze ku musaraba nibwo yaronshinze ubugingo nkora. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo rero ku bugingo hariho atansiyo. Yohana agomba kubanza kuza agahamya Kristo, yarangiza akagenda akajya no mu bapfuye bizeye akababwira yuko Yesu ariho. Mwumva uko byagenze. Ubwo bakataga Yohana ijosi mw'iryo joro, ni ukuvuga ko Satani yishe azi yuko yishe Yohana birangiye, kumva ahubwo ahaye Yohana cyangwa se haye Eliya kuhura n'abahanuzi ba kera abemeza yuko Kristo bavuze ari gukora ya mirimo yose. Nimusoma neza muzasoma mu gice cya 64 cyo muri Yesaya, aho Yesaya avuga kuri Kristo. Muzasome muzasangamo amagambo avuga ngo azaza kugira ngo imbohe zibohorwe, ibisenzegeri bikire, abababaye bishe. Muri makeya izi mbohe zivugwa n'abantu bapfuye bizeye ariko batari barabonye gucungurwa, batari barabonye Yesu, batari barabonye Kristo. N'ubwo rero izo mbohe zagombaga guhabwa uburenganzira bwo gufungura ibyo zifungiye. Ni nayo mpamvu Yesu yagombaga kumanuka akajya ikuzimu, yagera yakaboha Satani kugira ngo amwambure za mbohe, yarangiza akamwaka ubutware n'icyubahiro cyo kuzongera gutunga urutoki abana b'Imana. Haleluya, haleluya. Nicyo gituma Yohana yagombaga kubaho mbere yuko Yesu aza akamuhamya, yarangiza kumuhamya nawe agahura n'ibyo na Yesu azahura nabyo, kuko Yohana nawe yarishwe. Haleluya. Amaze kwicwa hagombaga gukurikiraho urupfu rwa Kristo nawe, kandi kuko bari mu mugambi umwe bagomba guhurira ku murimo umwe bakawusoza. Mwibuke neza ageze mu kumubatiza ngo Yohana yashatse kwanga kumubatiza, ariko Yesu aramubwira ati emera ubikore kugira ngo dusohoze gukiranuka. Gukiranuka bavugaga ko ari ugusoza umurimo batumwe n'Uwiteka Imana. Imana ishimwe cyane, kubera ko Imana yari yatekereje kuzagira gucungura kw'abantu, hanyuma igakuraho itegeko ry'icyaha n'urupfu, igatangiza itegeko ry'umwuka w'ubugingo. Kandi iryo tegeko nta handi ryari kuboneka uretse muri Kristo Yesu. Ngo Yesu rero nawe amaze gupfa ngo azukana n'abera. Haleluya. Ababera yazukanye nabo ni babandi bapfuye bizeye, batari barabonye ubugingo buhoraho, batari barabonye agakiza, batari barabonye gucungurwa kw'abantu, batari barabonye kubabarirwa ku Mana. Bari bategereje Kristo kugira ngo abakure iyo bari. Aho niho rero Yesu yagombaga gutuma Yohana kugira ngo Yohana agere ikuzimu n'ababahumurize, ababwire ko Yesu amusize mu kazi. Niyo mpamvu Yesu yamubwiye ngo genda asubiza intumwa ati mugende mumubwire ibyo muriho murabona n'ibyo mwumvishe. Yohana byumvisha aravuga ati ubu murimo wanjye ungenza aha ngaho urarangiye. Bantu dufatanyije kwizera, bantu dusangiye ubwami, muve mu rujijo, mwige ijambo ry'Imana, mumenye neza yuko Imana yiteguriye gucungura umuntu ibikoresheje ubwenge. Imana yabikoresheje ubuhanga bukomeye, aho yanze ko Yohana anyura mu rupfu kugira ngo azagaruke ari muzima, abone gucungura abantu, abone kuboneka kw'abantu, kubera yuko abantu bari bagombye kubona Kristo kandi ugomba kubahamya ari Yohana. Ndabashimiye iri jambo ribafashe, mumenye yuko inkingi ya mbere ari Yohana, inkingi ya kabiri ari Yesu. Ikindi mugomba kumenya, mugombe kumenya yuko Yohana na Yesu bari mu mugambi umwe wo gucungurwa kw'abantu. Ikindi mugomba kumenya, mugombe kumenya yuko kuva Yohana ubwo yatangiraga kubatiza, urugendo rujya mu ijuru rwari rutangiye, ariko umuto wo mu bwami bwo mu ijuru uvugwa muri Bibiliya wamurutaga ni igisambo cyari ku musaraba. Igisambo kitigeze kimenya na kimwe, ariko umunsi umwe ngo kivuze ngo ngenda zira ibyaha byanjye, ngo Yesu arangije aravuga ngo wowe mu mwanya muto turabana muri paradiso. Bantu dukurikiye, bantu dusangiye, ndabifuriza yuko mu mwanya muto tuzaba turi kumwe muri paradiso. Reka dusenge Imana ibamugisha. Mana, mu izina rya Yesu tugushimiye yuko duhaye kumvira ijambo, umye kurishyigikira mu mitima yacu kandi urukomeze mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen.